Dutangiranye n'umunyeshuri yari ari hano ategereje imodoka imutwara ku ishuri. Barakwereka muri ako kanya imodoka yaraje iraparika, ahita yinjira vuba vuba. Mu kwinjira bagenzi be bigana bahise bavuga ati so bakangaka karajya he noneho n'urutwe. Turakarebara atari ko se none mwe mwanditse mwinjira n'abatwaye iki? Abakobwa bari hano baranje baravuga ati wagakobwa rwose ntago buri munsi tuzajya duparika ahangaha tuza tugushaka. Ati wajya uza ukadusanga mu mujyi koko tuzajya duca muri ibi bishanga ngo niwe tuje kureba. Umwana w'umukobwa aranje arabihorera ati none dore ukuntu karimo kureba kaba kaducishije hano mu bishanga imibiri kuturya twabana bo mu babosi rwose ntago twagakwiye guca ahantu kubera wowe gusa n'utundi twana tumeze nkawe. Ati ubutaha ugeze wirukanka uhagarare mu mujyi imodoka ihagusange naho ubundi bitari ibyo ngibyo ntago uzongera kugenda muri iyi modoka uri kumva wowe. Ati uri kumva nta maso mabi aturamureba ukuntu aturebara. Ati yego ye ati dore ukuntu katureba nabi. Ati ubundi ubu ngubu wagusohora ukaza kuza n'amaguru ubundi gute tugendana mu modoka imwe. N'abana bigana n'uyu mukobwa hano batangiye kumubwira nabi baramubwira ati ubutaha rwose utazajya wikoza ibyo bintu. Barakwereka abana b'abakobwa shoferi akimara kubabwira ngo bakingeho bahise basohora umukobwa barangije bafungirana ibaga yiwe ifatwa mu rugi umukobwa agendera hanze. Utwaye abana ku ishuri we nabyo yari azi kuko ari imbere. Abakobwa bari hano ko bari gukora urugomo ibintu bitari byiza habe na gatoya. Barakwereka abakobwa bakomeje baseka baravuga ati muze turebe ubundi mu baga y'aka gakobwa harimo iki. Ati reba udukayi kigira musha ubundi yasiye amakayi yataye igihera. Ati aka gakobwa rwose ntakavuka hehe rwose ubungiye ko mafite amatsiko yo kumenya aho kavuka. Barakwereka imodoka hano yaraparitse bafungura urugi wa mukobwa ahita yikubita hasi arababara cyane ubundi baza mu muryango baramuseka bagenzi be. Ati ubutaha rero ujye wigana amakayi mazima ntukagura amakayi nk'aya ngaya. Ati kandi ikindi nayo ntabwo tuyigusubiza turayitwaye. Umukobwa disi mu baga ye yari yifitemo ikayi imwe none nayo barayimutwaye. Ubwo yasigaye hano hasi imodoka ari muteye no mu nzira adashyitse ku ishuri. Imodoka irikomereza umukobwa aranje avuga ati ariko se kubera iki ari ngiyewe buri munsi koko. Ati mu nziza iki ko ngerageza kubabera umwana mwiza. Barakwereka umukobwa yakomeje kugenda ninagira bigaragara ko yari yanavunitse. Agenda gakeya arira yibaza ati kubera iki kuko bari abakobwa banyanga. Umukobwa uri hano bigaragara ko bamwanga kuko ari umwana wo mu bakene kuko ukurikije ukuntu uyu mukobwa aba yambaye ndetse n'abari abagenzi buko baba bambaye n'uburyo ki baba bamuserereza ngo atunze agakayi kamwe nicyo baba bamuziza rwose nta kindi. Umukobwa yaje hano ararira aravuga ati ariko se mana nzakomeza gutya koko kugeza ryari. Ati bari abakobwa ngerageza kubabera umwana mwiza ariko nta na rimwe bo bajya banyitwaraho neza. Umukobwa yagiye ku ishuri ibyo birarangira. Barakwereka twigarukire hano mu rugo iwabo wa mukobwa mama waba yasigaye mu turimo tw'amaboko hano mu rugo. Gusa umubyeyi uri hano nawe ntago ameze neza yakomeje kwifata mu mutwe avuga ati ariko se ubu ngubu koko nzabona amafaranga ngo njye mu bitaro ryari ubu burwayi ko buzanyicira muri iyi nzu. Ubu se umwana wanjye waho yiriwe ku ishuri yaba yarira none duragiye kugaruka asange rwose nta n'ibyo kurya bihari. Ubu se ndabigenza gute? Umubyeyi uri hano nawe aba yasigaye mu rugo wenyine. Barakwereka umwana we yaraje aranje aramubwira ati mama kuri kwivugisha. Ati rwose mwana wanjye nari nkuhangayikiye nibaza niba uba warira. Ati mama rwose ngiye nugireho ikibazo mba meze neza ndetse n'abana twigana turi inshuti rwose ngiye niyo utama ibiryo abana twigana mba nariye ku byo kurya byabo. Ati ye ati mbega ukuntu abana mwigana ari beza kumbi disi icyo umubyeyi atazi ni uko uyu mukobwa ari kumubeshya kugira ngo nibura umubyeyi adahangayika. Twe twabibonye neza ko abana bigana n'uyu mukobwa baba bamufata nabi ndetse bahora bamutunganya. Umubyeyi we yakomeje amushimagiza aterega n'ubundi mwana wanjye nkurikije ukuntu uri umwana mwiza nta muntu wakwitwaraho nabi rwose. Ariko muri iyi minsi ndi gushyuhirana cyane menye uburwayi bwanjye bwakomeje kuzamuka. Umukobwa arangije aravuga ati mama uba ugomba rwose gukora akazi gakeya ntabwo uzajya ukomeza wiyicisha akazi wiyibagije ko urwaye. Ati mwana wanjye rwose ibyo ntubigireho ikibazo ngenda aza kumera neza rwose n'ibyandi by'ababyeyi. Ati mama ariko ngiye buriya mba nkuhangayikiye atari ku munsi uzaba utakiriho koko urumva bizagenda gute wajya wifata neza kugira ngo ngiye nawe tuzaramba ni hano. Turashaka kunsiga nk'uko papa yadusize koko. Atari ko wagakobwa kubera icyo wavuga ibintu nk'ibyo. Umukobwa aranje aravuga ati mama nibyo rwose ibintu ndi kuvuga uribuka ko muganga yatubwiye ko uburwayi bwawe nutabufata neza uzarushaho kuba bubi. Barakwereka umukobwa akigenda mama we yasigaye akorora cyane rwose hano
akomeza no kwihagararaho. Ntabwo yashakaga kwereka umwana we ko arwaye ndetse arembye. Gusa umukecuru urebye akomeje gututubikana abira icyuya, bigaragara ko uyu mukecuru arwaye kandi atameze neza, ndetse n'ubuzima barimo ntabwo buboroheye. Barakwereka iminsi yarakomeje iricuma, umukobwa akomeza akora za etide nyinshi cyane. Kuba bakinnye ntabwo byamubuzaga kwiga rwose. Mwibutsa gukanda subscribe udukurikiye kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho buri munsi kandi ku gihe. Ikindi kandi niba ushaka kujya ureba inkuru zacu buri munsi kuri iyi channel hacaho inkuru, ujye uhasura rwose urebe inkuru ziba ziriho, ni nziza cyane. Umukobwa yakomeje kwiga hano avuga ati rwose reka njye nigira mu rugo kuko ndabona ku ishuri bari abakobwa kubigana bitazakunda pe. Ati ntabwo bazajya banesha umutwe, noneho hano ndi nzajya mbona uko niga kandi neza. Umukobwa yarakomeje ashyira umutwe mu makaye ariga, atitaye ku buzima iwabo barimo, ndetse na mama we yaramwihanganiraga akemera agakora akazi kose ko mu rugo kugira ngo nibura umwana we yige. Ababyeyi murabizi namwe abenshi niko baba bameze, gusa tutirengagije yuko n'ababyeyi babi babaho. Umukobwa muri ako kanya yagiye kubona mama avuye kumesa, yikubise hasi arangije aravuga ati ye mama bikugendekeye bite, ubaye iki? Umubyeyi yararwaye hano none araje ahita yikubita hasi. Umukobwa yateye induru, gusa n'ubundi baribana muri urwo rugo ntabwo ari kubona umuntu umufasha. Yarasakuje cyane avuga ati mudutabare. Barakwereka nta kindi cyakurikiyeho ko ari ukuzana umubyeyi hano kwa muganga. Umukobwa agize kuba yifitiye ubukene, agize kuba ku ishuri abakobwa bigana nabo baba batamworoheye bamuziza ubukene bw'iwabo. None disi dore na mama we babanaga mu rugo ararwaye ndetse ameze nabi. Ese uyu mukobwa araza kubona amafaranga yo kuba yavuza mama wiwe? Ese biraza kugendekera bitiye umukobwa kuba yafatanya amasomo no kwita kuri mama urwaye ndetse n'ubuzima butaboroheye barimo? Umukecuru uri hano yaravuze ati mwana wanjye kumuraho iki kintu rwose nguvugishe. Muganga nawe yahise aza ati se wowe kandi kuri kumukuraho iyo maske kandi imufasha guhumeka? Aterega naringiye kuganira nawe. Muganga araje aravuga ati rero wa mukobwa we mama wagomba kwitwararika, naho ubundi uburwayi bwe buri kurushaho kuba bubi cyane. Nibitaba ibyo ngibyo mama rwose nta minsi myinshi azamaraho pe. Ati naho ubundi cyakorwa nuko mwazana amafaranga menshi cyane tukajya kumushakira imiti imuvura. Umukobwa cyumva muganga avuga iby'amafaranga yarikanze. Muganga araje aramubwira ati yego rwose niko bimeze, mama wawe ararwaye kandi arwaye indwara mbi cyane. Ubwo rero tutabonye amafaranga nawe urabizi ko nta cyakorwa, no kugenda ugashaka udufaranga duke nibura dukeya cyane two kwifashisha kugira ngo turebe ko twabafasha tukagira icyo tumumarira. Ariko nabwo urumva no kubaha imiti yo kugenda akaba yifashisha, kuko kumuvura agakira byo byatwara amafaranga menshi cyane, sinzi ko mwayabona. Umubyeyi hano arangije aravuga ati muganga kubera iki koko wabwira umwana wanjye ibintu nk'ibyo? Umuganga arangije aravuga ati yego ariko niko bimeze ntabwo ndimo kubabeshya. Umukobwa arangije aravuga ati rwose twihanganire, amafaranga ndaza kuyashaka kandi ntugire ikibazo ndayabona, mama wanjye mukomeze mumwiteho pe. Umukobwa uri hano niko yakomeje yinginga umuganga. Ese uyu mukobwa ko tubizi ubuzima babayemo amafaranga araza kuyakurahe? Barakwereka muri ako kanya muganga yahise amuha agapapuro kariho imiti bagomba kugura ndetse kariho n'amafaranga bagomba kwishyura. Umukobwa arebye amafaranga yitegereje na muganga agiramo ubwoba. Umumama arangije amubaza ati se none mwana wanjye ayo mafaranga uraza kuyakura he wahise kubeshya muganga ko nta mafaranga dufite? Muganga nawe arangije arababwira ati rero nta mafaranga mufite, murabizi ko rwose natwe nta kintu twabafasha pe. Umukobwa ubwo byaramucanze atangira kwitegereza mama we ndetse yitegereza na muganga, bibaza icyo barakora barakibura. Muganga arababwira ati rwose wa mukobwa we mama wawe indwara arwaye dore yegereje ku mutima, nimutinda bizasatira umutima kandi ntabwo bizaba bikivuwe. Ubwo rero mukora uko mushoboye mubone udufaranga dukeya basi two kugura imiti yo kumworohereza. Umukobwa arangije aravuga ati mama ihangane rwose wowe utuze, amafaranga ndaza kuyashaka ndi buyabone ntugire ikibazo. Umumama arangije aramubwira ati rwose ba bana b'inshuti zawe mujye musangira ibyo kurya ku ishuri ubabaze niba bakuguza byaba ari byiza cyane. Icyo umumama atazi ni uko abo bakobwa ari kuvuga baba batunganya uyu mukobwa buri munsi ndetse bamunyuzura buri uko agiye ku ishuri. Umukobwa arangije aravuga ati oya mama nta mpamvu yo gusabiriza abantu, kumva uyu mukobwa hari icyo ari guhisha mama we twe turakizi. Ati mama nta mpamvu yo gusabiriza abantu rwose ndaza kuyakorera mu mbaraga zanjye. Ati se wa mwana uraza kuyakura? Ati cyakora nkunda uburyo wa mwana ugira umutima ukomeye kandi uba wumva ibintu byose wabibasha. Ati mama wowe wihangayika gusa nyizere amafaranga turaza kuyabona kandi baraza kukuvura byose birangire. Ati naho bari abakobwa bo ntabwo najya kuyabaka pe.
ati njye ntabwo njya nkunda kwaka amadeni kandi urabizi. Ati yego rwose mwana wanjye, ubwo uri umunyamurava ndetse ukaba ugira n'umutima ukomeye, nanjye reka nizere. Ati kandi nimera neza ndaza kugufasha tube twafatanya gushaka ayo mafaranga. Ati yego mama, ibyo uvuze rwose nibyo, ariko wowe ubanza wambare masike bakuvura, ukeneye gukira mbere na mbere. Barakwereka umukobwa yasize mama we hano mu bitaro, aragenda ngo agiye guhiga amafaranga. Ese umukobwa araza kuyakura he? Ko tubizi ko iwabo babaye mu buzima bubi, ndetse no ku ishuri biba byanze aba yabuze n'ayo kwishyura ku ishuri. Barakwereka bidatinze mama w'umukobwa yagarutse hano mu rugo, yari yorohewe ariko bitavuze ko indwara ye yari yakize. Umukobwa araje aravuga ati uya mama rwose wisubira muri iyo mirimo, urabizi ko batakuvuye nta miti twigeze tugura, rero ntabwo urakomeza kujya ukora ibyo bintu kandi ubizi ko urwaye tutabashije no kugura imiti. Umubyeyi arangije aramubwira ati none se mwana wanjye, uri kumva uzabaho ukora ibintu byose ukabasha no kuba wakiga? Ati wenda njye nabasha gukora dukeya nshoboye, hanyuma nawe ukabona uko ujya kwishura ugafata amasomo. Ati hoya mama, ibyo bintu rwose uzajya ubyihorera, njye ninzajya mva ku ishuri nzajya nza mbigufashe pe. Ati aho kugira ngo ubure nareka rwose n'iryo shuri naryihorera. Ati si ubwo ibyo byaba ari ibiki kandi? Umubyeyi nawe yakomeje kwinginga umwana we ati mwana wanjye rwose bindekere ibingibi mbyikorere, njye nta kibazo ndi buze kugira. Ati ugomba kwiga kugira ngo urebe uko uzabaho neza no mu gihe njye nzaba nagihari. Ati oya mama, ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva kandi utongera kuvuga ibyo bintu byo kuba utagihari. Utagihari se kandi ugiye kujya hehe? Ati mama, njye ibyo ngibyo byihorere, nzajya niga uko nshoboye vuba vuba, ndetse hano mu rugo nze ngufashe n'iyi mirimo, ntabwo wakomeza kuyikorana wenyine kandi ubona n'uburwayi bukomereye nabi. Umubyeyi yarebye umwana we, areba umwana w'uburyo amukunda, areba uburyo amwitayeho. Umubyeyi aravuga ati rwose mwana wanjye umbabarire, ntabwo ari gutya wakabaye waravutse pe. Barakwereka iminsi yarakomeje iricuma, umukobwa nawe yakomeje gushakisha ngo arebe ko yabona amafaranga yo kuvuza mama we ndetse n'amasomo ku ishuri, ariko akomeza kuyatwara. Barakwereka umukobwa yari azindutse hano mu gitondo asubiye ku ishuri. Umubyeyi arangije aramubaza ati se none mwana wanjye ko mbona utishimye kandi habuze iki? Umukobwa arangije aravuga ati mama, hashize iminsi myinshi cyane mwari mwanga ko ninjira mu ishuri, sinzi ko uyu munsi none hari buze kwemera ko ninjira. Ati rwose genda umubwire ko amafaranga ndi kuyashaka kandi naza kuyabona yihangane. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko se mama, ukwezi kwa mbere namubwiye gutyo, kwa kabiri none nuko ukwezi kwa gatatu koko, kandi ubizi ko tuba twegereje n'ama exam, ubuse nzakomeza mbeshye mwarimu kugeza ryari? Umubyeyi arangije aramubwira ati ariko mwana wanjye nanjye urabizi ko abatari njye. Abo bayobozi genda ubihanganishe, amafaranga naboneka tuzayabashyira, kandi urabizi rwose nta kintu mba nkuhishe, nanjye nyafite nayazana tukayatanga. Umukobwa arangije aravuga ati ariko mama, nanjye urabizi ko nakurenganya, ariko mu by'ukuri rwose birangora kwinjira mwaba ari abana buri munsi, mwarimu nsohora. Umubyeyi arangije aravuga ati mwana wanjye ndabizi ugira umutima ukomeye, ntabwo ubu ngubu ari bwo ugiye kunanirwa, gerageza ujye ku ishuri, wenda hari igihe wasanga hari ahantu nayakuye. Bigaragara byo disi ni uko uyu mubyeyi ari kubeshya umwana we, nawe arabizi ko nta hantu ari buze gukura amafaranga, ahubwo ni ukumurema agatema ngo arebe ko yajya ku ishuri. Ati naho ubundi kuva n'abo bana mwigana ari abana beza. Umubyeyi anakomeza kubwira umwana we ko abana bigana ari abana beza, icyo atazi ni uko umukobwa we yamubesha abakobwa bigana n'akeza kabo. Ati ariko mama nawe ntugakomeje gushimagiza bari abana twigana. Ati yego wenda ni abana beza, ati ariko biranjye ngiye bashimagije. Ati basi wajya uvuga ngewe umukobwa wawe ko nawe ngiye ndi umwana mwiza. Ati ariko urabizi mwana wanjye ko ngukunda rwose, nta n'undi muntu wakuruta kuri iyi si, ati ni we wa mbere. Ati rero ugira ujye ku ishuri vuba utaza gukererwa. Barakwereka umubyeyi yasigaye akora ikimenyetso cy'umusaraba asenga ati mwana undindire umwana kandi umurinde rwose, udufashe tube twabona n'amafaranga yo kumwishyurira. Umukobwa barakwereka asigaye ajya ku ishuri n'amaguru, menya no kwishyura ya basi bitakiboneka. Umukobwa arangije aravuga ati ariko se ubu ngubu kuko noneho nibuze kubeshya iki meteresi ko atari buze kwemera ko ninjira ku ishuri? Ati none dore n'urugendo rwambanye rurerure. Kumva umukobwa yitegereje hirya kubw'igitangaza cy'Imana yabonye ahantu mu baturanyi baziritse indogobe yabo aho ngaho mu famu. Umukobwa arangije aravuga ati rwose indogobe ngomba kuyitwara, ibyo bigize ngo ntabwo nzagendana nabo mu modoka. Barakwereka tugaruke hano ku ishuri aho umukobwa yiga. Hano meteresi wabo yari ari hano hanze arimo gushakisha abanyeshuri be yibaza impamvu bose batinze. Arangije aravuga ati bakobwa beza, kubera iki muba mwagenze gake, se bisi yabakerereje? Ati ni ukuri murasa neza pe, bigaragara ko uyu mwarimu nawe akunda aba bakobwa, gusa aba bakobwa twe twarababonye nta keza kabo,
niba abakobwa bajya banyuzura wa mukobwa wacu w'umukene. Umukobwa urimo hagati arangije aravuga ati rwose urabizi mwarimu, ngiye rwose mama wanjye urabizi rwose aba yatinze anegurira utwo kurya twa mu gitondo, ikindi ntabwo aba ashaka ko nza mu gicuku mba ngomba kuhagera nenzemo gakeya. Ati rwose ababyeyi banyu banza babakunda, uyu mwarimu nawe aba yaciye bugufi imbere y'aba bakobwa kubera ko abizi ko ari abana bo mu bakire, aba yanga kubabwira nabi ndetse no kugira icyo abarenganyiriza kabone n'ubwo baba bakoze amakosa. Abakobwa bari hano bakomeje kwirya no kwitakagiza imbere ya mwarimu wabo, bamwumvisha uburyo ki baba batindanye n'ababyeyi babo ndetse babitaho. Mwarimu nawe akisetsa ariko ubona yuko nubwo ari kwisetsa nawe ntabwo ibintu by'aba bakobwa babyishimiye rwose, aba yabirambiwe. Barakwereka muri ako kanya bagiye kwinjira mu ishuri, bahise babona wa mushuti wabo ari guturuka hirya. Ati muze murebe wa mukobwa noneho ikintu asigaye azaho. Ati se uriya mukobwa kandi arimo gukina filime yabaye baba cowboy bo muri Amerika. Ati nanjye rwose numiwe. Ati se ko njya numva bavuga ngo ibintu by'indogobe ni iki? Ati se wasanga ari iby'imufasha, numva se ngo ni ibiki bari kuvuga? Ati yego urata wasanga ari iby'imufasha. Ati ariko mwari urabona uriya mukobwa ukuntu aba yigize, ibaze ko aba yabuze n'ibiceri 100 angahe byo gutega imodoka. Ati se uyu mukobwa ubundi yaba yarishyuye amafaranga y'ishuri? Wumva ibintu watangiye kubwira mwarimu. Ati ibyo ngibyo mubyihoreresha, yigeze yishyura hehize? Ati uriya mukobwa nta na duke arishyura, ahubwo mwe mugende tujye mu ishuri, ibyo uriya mukobwa mubyihorere, naho ubundi nta shuri ryanjye ari buze kwinjiramo. Ati buriya se ubundi ari kubona yageza kwa kiriya kintu tukamwemerera, aba agomba gutanga amafaranga ya basi ndetse agatanga n'amafaranga y'ishuri. Ubu ni mwarimu wabo. Abakobwa bari hano nabo bakomeje kumunegura, bumvisha mwarimu wabo uburyo ki kari agakobwa kadashobotse, kandi mu by'ukuri twe twarabibonye abakobwa ahubwo nibo baba bagome, baba bitwara nabi kuri uriya mukobwa. Atari ko se mwari ubundi waba ushyigikiye kari agakobwa? Mwarimu wabo ati ashwida. Ati se uriya mukobwa namushyigikiramo ibiki? Ngiye nta kintu njya mvugana n'utwana tw'udukene nanjye murabizi. Ati rwose mureke twigenere noneho tumusigane na mwarimu wacu w'umurakare, turabizi ko nawe atamwihanganira. Barakwereka bari abakobwa basize bateranije mwarimu wabo n'uyu mukobwa kuko bazi ko mwarimu wabo abubaha kubera yuko ari abana bo mu bakire. Ese hari abayobozi baba bameze gutya? Umwarimu nawe yasigaye abwira umwana nabi, kandi umwana yari aje amwishimiye amubaza ati mwarimu waramutse? Ati ariko wa gakobwa wigize ibiki? Ntabwo watanga ibiceri 200 koko byo kuza muri basi, ubundi ureke kuza kwa kiriya kintu koko? Umukobwa aranje aravuga ati ariko ibiceri 200 nge si uko nabibuze, ahubwo bari abakobwa nuko muri basi baza bankubita ndetse bakanshira n'ibitabo, rero sinzongera kuzana nabo, nzajya niyizira ku irandogo biri hariya. Umwarimu aranje aravuga ati umva ye, wavuze ahubwo ko ubugenda ubanukira uba waje utoze. Ati iyo myenda yawe ntabwo uba wayimeshe, niyo mpamvu ubugenda ubanukira mu modoka. Ati kandi bambwiye uburyo ki utajya unitwara neza. Ati nutaza guhindura imico yawe ntabwo turigana. Ati dore ko n'ubundi we na mama we mwananiwe kwishyura n'amafaranga y'ishuri, ubundi nta nubwo wakabaye uza hano, ubundi ubwo waje hano urimo gutekereza ngo iki? Umukobwa arangije aravuga ati ariko mama yambwiye ko amafaranga araza kuyabona akayakuzanira, ndakwinginze rwose nyihanganire kuri uyu munsi nige, amafaranga mama araza kuyakuzanira pe. Umwarimu uri hano nawe yaravuze ati ariko urumva nakomeza kwihanganira ibinyoma byawe na mama wawe? Guhera mu kwezi kwa mbere mumbwira ngo amafaranga murayazana ukwa kabiri kwa gatatu, reba niba warananiwe no kugura udukweto twa makeya to kuza wambaye, inifomo zawe ureba ukuntu zagushajiyeho, ubwo urumva w'amafaranga yo kwishyura uraza kuyakurayo? Ati cyakora we na mama we muze kugira ibyizere bitarangira. Ati rero uyu munsi ntabwo ariko biri buze kugenda, niba nta mafaranga ntabwo uri buze kwinjira mu ishuri. Ati cyane ko buri no kunukira n'abandi bana. Umukobwa arangije yinginga mwarimu ati ndakwinginze ariko mwari ni wakabaye uri kumbwira gutyo rwose. Mwarimu arangije aramubwira ati se none urabona ngiye naraje gukorera ubuntu, ati hano nkurira amafaranga, rero urumva niba utishyuye uba ukeneye ko nanjye rwose batamemba. Ati ugomba kwishyura amafaranga kugira ngo ubone winjire mu ishuri, naho ubundi bitari ibyo ngibyo nta shuri ryanjye uri buze kwinjiramo pe, uze gusigara hano hanze. Barakwereka mwarimu yahise yisubira mu ishuri, asiga abwira umwana w'umukobwa nabi. Disi umukobwa twabibonye ibibazo bimaze kumubana byinshi, abe mu rugo iwabo mama wararwaye, abe na hano ku ishuri bamwangiye ko yinjira mu ishuri. Umukobwa disi ubwo yagarutse hano kuri ya ndogobe yiwe, atangira kuyibaza yibwira ati se ubu ngubu koko ndaza gukora iki? Disi yabuze n'uwo aririra, atangira kurira itungo yari afite hano. Ati mu by'ukuri reba mama wanjye ararwaye, none dore na mwarimu ntabwo ari kumva yuko amafaranga tuzamushakira ngo abe yandika nibura nanjye ninjire mu ishuri nige nk'abandi bana. Atari kuraze n'ikindi,
nungutse ikindi gitekerezo. Ati ngiye kwicara hariya hanze nandika ibyo mwarimu ari buvuge byose. Ubwo igihe amafaranga mu rugo tuzayabona nzakomerezaho kimwe n'abandi bana wana. Ntabwo nasubira mu rugo nize, dore ko n'ubundi imirimo yose nasize mama agiye kuyisoza, ubwo se ubundi naba ngiye kumufasha iki? Umukobwa yigiriye inama yo kwicara akigira hanze y'ishuri. Barakwereka mwarimu hano aho yari ari kwigisha ku ishuri. Mu ishuri hari hisigayemo ba bana b'abakire, gusa wa mukobwa nawe wo mu bakene yari ari hano rwose ari kugenda yandika akantu ku kandi. Gusa aba bana bo mu bakire nubwo bicayemo imbere mu ishuri, baba bibereye muri sitori zabo barimo kwisekera, n'ubundi ibyo mwarimu abavuga ntabwo baba bamwitayeho. Barakwereka wa mukobwa nawe hano aho yicaye hanze yatangiye gukuramo ibitabo byarandika, yumva akantu ku kandi mu byo mwarimu avuze. Gusa babandi bari mu ishuri mo imbere n'ubundi bamwe bari bibereye mu matelefone, abandi barimo kwisinzirira, bigaragara ko ibintu mwarimu yavugaga batamwitayeho. Gusa mwarimu nawe nta kintu yababaza, arabatinya cyane kubera ko ari abana bo mu bakire, ndetse akurikiza n'ibyo bamubwiye byose. Barakwereka wa mukobwa nawe yarakomeje arandika akantu ku kandi. Ikigaragara cyo nuko akurikiye kuruta n'aba bana bicaye mu ishuri. Mwarimu nawe yarakomeje arabigisha, umukobwa nawe agakomeza yumviriza neza kugira ngo yumve ibyo mwarimu avuze bitaza kumucika. Avuga ati wana ntago n'ubundi kuba nagiye mu ishuri birambuza kwiga. Barakwereka umukobwa yumvishe mwarimu acecetse yegera urugi, kumbe bose bari basoje kwiga. Bagikingura urugi umukobwa yahise yikubita hasi kubera ko yari arwegamyeho. Baravuga ati murebe ka gakobwa kagatindiye, ubu ngubu kari kaje hano ngo kumvirize ibyo tuvugana na mwarimu. Ati ibyo wakigira byose n'ubundi arega we turatandukanye, ntabwo tugomba kwiga mu ishuri rimwe. Ati ubundi ugomba kuzasibira kuko n'ubundi igihe cyose uzabonera amafaranga ntabwo twazimukana, yewe ugomba kuzasibira. Ese ubundi kuki utajya ubireba ko tudasa? Reba ukuntu uba usa, ukuntu uba wambaye, ntabwo ukwiye kwiga kuri iki kigo, va mu ishuri cyangwa ushaka ahandi hantu ujye. Yo, abakobwa bari hano disi ni abagome, nta cyiza habe na gike bifuriza uyu mwana w'umukobwa uri hano. Umukobwa uri hano yitegereje mwarimu arangije aramubwira ati ariko se mwari, ati ubu ngubu ntabwo wari kundeka nkiga koko? Ati ye, ati ariko wa gakobwa ubanza utajya wumva, ati ubundi hano uri gukora iki? Ntabwo wakabaye wageze hano. Barakwereka umukobwa yirukanse arimo gusaba imbabazi. Ba bana b'abakire nabo bari hano barimo gutaha. Ababyeyi babo bari baje kubategereza mu modoka. Bigaragara ko mu gitondo baza mu modoka y'ishuri, ababyeyi bakaza kubacyura ikigoroba. Barakwereka mama wa mukobwa w'umukene nawe yari yashatse uturimo yakora kugira ngo nibura abone utuntu acuruza, ubundi abone amafaranga yo kuba yajya kwigurira imiti. Yaje hano gake gake agenda ahamagara ati rwose hano turi kugurisha keke, abantu mufite amafaranga muze mwigurire keke ziryoshye. Umwe muri aba bakobwa yaravuze ati ariko se mwari muzi n'ikindi, kuri iri guturuka hariya yari mama wa ka gakobwa ngo ni Jennifer twigana. Kumbe bigaragara ko wa mukobwa uvuka mu bakene twabonye bamwita Jennifer. Abakobwa bose baraje begera mama wabo, baramubwira ati mama, ati dore uriya mubyeyi yabuze n'amafaranga 200 yo kwishyura basi agakobwa ke. Kumbe nagaruka ibyo biceri yabibuza, ahubwo nuko bakanyuzura kari mu modoka. Ngo abakobwa wese bavuga ati mure kuri mubyeyi tushaka akantu kagakurije tumukorera. Bahise batega umugozi mu muhanda, wa mubyeyi aho yari ari gutambuka abaguye kuri wa mugozi, ahita akubita umutwe muri za keke ze yari arimo gucuruza. Ba bakobwa baramuseka cyane bari kumwe n'umubyeyi wabo, baravuga ati murebe rwose bimubayeho. Ati turareba noneho aho ibyo kurya by'iri joro baraza kubikura we na ka gakobwa ke. Disi wa mukobwa yaturutse hirya agiye kubona ba bakobwa nyuma yo kumunyuzura bageze no ku mubyeyi we. Arangije arabareba arakaye cyane avuga ati ariko mwa bakobwa mwe nta mutima mugira pe. Ati gute mwatinyuka gukora mama wanjye ibintu nk'ibi ngibi koko? Ati mundebere rwose ukuntu uyu mubyeyi yari arimo kwivugisha. Ati keke zishyushye, keke ziryoshye, none birangiye ari uziririye. Turabona ukuntu bose bambaye ibintu bimwera. Atereka duce biraba ibyenda byabo bisa nabi ari byo tumuhanaguza, turebe isuku iri buze kubirimo aha ngaha. Disi batangiye kumunyuzura umubyeyi uri hano. Arangije arababaza ati ariko se nkuko nari nzi ko muri abana beza kandi byagenze bite? Wibuka uyu mukobwa yabwiye mama ko aba bakobwa ari abana beza? Ati mu by'ukuri ntago mwakabaye mwitwara gutya. Ati mukobwa wanjye se wambwiye ko abakobwa mwigana ari abana beza, kubera iki barimo kwitwara gutya koko? Ati nukuri iyo mikino yanyu ndayirambiwe. Icyo umubyeyi atazi nuko aba bakobwa ahubwo buri munsi banyuzura umukobwa we. Abakobwa barangije baravuga ati ariko se wa mubyeyi ninde bundi wakubeshye gutyo? Ubwo mukobwa waba yaje akakubeshya ibintu byose akakumvisha uburyo tubanye neza. Ati se mu by'ukuri wumva twabana n'agakobwa kawe koko? Umukobwa utabasha kwigurana na uniform we akaba yimaranye imyaka ingaha yigana.
ati mwabana mwe rwose mugombe kuba mutari abana beza, ati gute mutinyuka kwitwara gutyo, ati bivuze ngo n'umwana wanjye buri munsi muramunyuzura, ati mwana wanjye tireka twitahire. Umubyeyi hano arangije aravuga ati wa mubyeyi we gute koko unanirwa no kuba wakishyura umwana wawe ibiceri 200 byo kugenda muri basi, ati se amafaranga 200 buri munsi sinyamuha, ahubwo warebye neza ukareba niba aba bakobwa bawe bitwara gutya batanayamwiba bitwaje ngo nuko ari abakiri, ati urabona koko ngiye nabura amafaranga 200 yo gutegera umwana wanjye basi, ati tuyamwiba, ati wahehe se ko uwo mukobwa wawe nawe abadashobotse, ati ngaho se niba mwarabonye 200 yo gutega basi kubera iki none aba yaje kumviriza turimo kwiga kubera icyo atishyura ngo yinjire mu ishuri nk'abandi banyeshurira. Umubyeyi disi bakomeje bamucyurira ku bw'ubukene bwe, gusa nta kindi nawe yari afite yabakora. Barakomeje barabaseka baravuga ati mwabatindi mwe mwarisumbukuruje, mwagombaga gushaka ikindi kigo mwigaho. Umubyeyi arangije aravuga ati rwose ndabinginze ngiye naho mwangirira nabi, ariko umwana wanjye mujye mumwitwaraho neza pe. Umubyeyi hano nawe yakomeje kuvuga ati ahubwo nanjye byambabaza ndamutse nsanze rwose uwo mukobwa wawe yicarana ku ntebe zimwe n'abana banjye, kuko ntiyazabura n'uburwayi abatera pe, reba imyenda muba mwambaye ukuntu ibisa. Umukobwa abonye bakomeje kubwira mama we nabi kandi anirwariye, aravuga ati mama bihorere, vaye twitahire rwose abangaba bihorere. Umubyeyi arangije aravuga ati mwana wanjye koko gute wabashije kuba muri aba bantu iki gihe cyose koko. Barakwereka aba bakobwa basigaye hano barimo kumuseka bavuga ati mama kari agakobwa rwose kadufasha kwishima buri munsi, ati iyo turimo kukanyuzura twumva tuguwe neza. Barakwereka umukobwa uri hano yahise asezera bagenzi be mama we yaraje kumufata, arababwira ati rwose mutahe tuzahura ejo. Barakwereka hano ntibwatinze iminsi yarakomeje irisunika, umukobwa rwose we na mama we bakomeje kwikorera imirimo yabo yo kugenda batoragura imyanda mu muhanda y'amacupa aba yarakozeho, bakagenda bakayagurisha kugira ngo barebe ko babona udufaranga umukobwa abe yakishyura ishuri ndetse n'umubyeyi we abona amafaranga yo kuba yagura imiti. Umubyeyi arangije aravuga ati ariko wa mukobwa gute kuko wabashije kuba mwabara abakobwa iki gihe cyose, ati wakabaye warambwiye na mbere hose tugashaka ikindi kigo, ntabwo wari gukomeza kubabarana na bari abakobwa, ati bari abana buramura abana ukabishobora koko. Umukobwa arangije aravuga ati mama we wimangayikira, wowe ugomba kwihangayikira ku giti cyawe, reka turebe ko twabona amafaranga yo kukuvuza hanyuma iby'ishuri ryanjye byo rizaza nyuma. Ngo barakwereka umubyeyi yarakomeje hano akomeza guhiga amacupa ya plastique we na mama we kugira ngo barebe ko nibura babona amafaranga uyu mukobwa azabashe kwishyura ishuri ndetse n'uyu mubyeyi azabona yo kugura imiti. Umukobwa yakomeje kwereka mama ati mama dore uyu munsi noneho twahuye n'amahirwe, amacupa ya plastique muri iyi minsi turi kuyabona ari menshi cyane, ubanza turi buze kubona amafaranga noneho nanjye nkigira mu ishuri nk'abandi. Ati rwose wa mukobwa ndi kubona nanjye turi buze gusagura aho ngura imiti pe, ataka kazi rwose Imana yakoze kuba yaduhaye uriya muntu uri kutugurira aya macupa. Kumbe barakwereka uyu mukobwa we na mama we bari babonye umuntu bazajya bashyira amacupa ya plastique akayabagurira akaba yabahamo udufaranga dukeya. Barayazanye arangije arababwira ati rwose uyu munsi noneho mwakoze neza, muri kugenda mubona amacupa menshi nanjye niko ndajya mbongera amafaranga pe. Umubyeyi yararebye abona na amafaranga menshi aravuga ati rwose mwana wanjye mbega ukuntu twabonye akazi keza. Batitaye ku kazi bari gukora kariko babonye udufaranga duke barishima baravuga ati nibura tubonye ahantu tugiye kujya tubona udufaranga dukeya tukareba ko nawe wakishyura ku ishuri ndetse tukabona n'imiti. Barakwereka mu gitondo gikurikiyeho umukobwa rwose yazinutse afata umufuko. Umubyeyi arangije aravuga ati ye ati se gute kuko wazinuka ufata ibyo ngibyo, ati se ni wari kujya ku ishuri, ati hoya mama reka tubanze tuyagwize nawe ngiye ku ishuri aka kanya ntabwo wabyishoboza wenyine, ati reka tubanze dushakeho makeya nibura nzagende mwishyura 1/2, ati nitumara kugwiza 1/2 cy'ishuri nzagusiga uri gushaka kandi mbona ubujya ku ishuri. Umukobwa akomeza kukumvisha mama w'uburyo atagomba guhita ajya ku ishuri. Umubyeyi we yari kumubwira ati mwana wanjye wakabanje ukajya ku ishuri ugatwara twa dufaranga dukeya twabonye. Umukobwa yaramubwiye ati mama reka tubanze dushakireho ibindi, ati kandi ikindi ngiye kujya mbishaka hanyuma nihamara gucya amasaha yo kujya ku ishuri ageze ngere no ku ishuri ndi kongeraho ibindi. Bivuze ngo uyu mukobwa yari yiyemeje kujya ajya ku ishuri arimo no gushaka amacupa byose akabikora icyarimwe. Gusa umubyeyi hano disi aracyarwaye ariko nibura yasigaye yiruhutsa kuba we n'umukobwa we babonye akazi bazajya bakora kakabaha udufaranga dukeya. Barakwereka umukobwa yashyizemo inifomu ye agenda atoragura amacupa mu nzira ari nakajya ku ishuri. Ubwo yakomeje kugenda ashaka aho bagenda banaga imyanda agenda akuramo amacupa make abonye.
ese uyu mukobwa we na mama we bazagwiza amafaranga uyu mukobwa abe yakiga na mama we yivuze? Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Nkwibutsa gukanda subscribe udukurikira buri munsi, ndetse kuba wakanda like, share, ndetse ukaba washyira n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment. Barakwereka wa mukobwa yahingutse ku ishuri afite ibicupa byinshi cyane, baravuga ati noneho wa mukobwa aha ngaha wakabije. Hanyuma yo kudutera indwara kubw'umwanda wawe, dustbin utangiye no kuzimura hano mu kigo. Ati wowe yewe ibi ngibi ntacyo biraza kubatwara, ndaza kuberekera muri iki gifuka, hari ahantu ndi buze kubitwara nimva mu class. Abandi bakobwa baranje baravuga ati urumva ukuntu birimo kunukara, ati uyu mukobwa rwose ashaka kutwica si gusa. Ati ibyo bicupa byawe turaza kugutwikana nabyo, bitari ibyo ntabwo wabigumisha aha ngaha. Ati hanyuma y'udufaranga dukiya bakuretse ukajya mu ishuri, nturanatanga na kimwe cya kabiri, none uhise wumva wazana n'amacupa hano ku ishuri. Mwarimu nawe yaje yiruka ati se mwebwe kandi ko muri kuvuga gutyo habaye iki ko mwitonganya? Ati mwarimu banza rwose utari kureba ibyabaye. Ati ndebera nawe wa mukobwa wawe ibintu yatuzaniye uyu munsi. Ati baze ko ishuri twigiramo agiye kurigira dustbin, yatangiye kujya azanamo amacupa rwose. Ati ye, ati sibyo ngibyo kandi murimo kuvuga nibi. Atari ko se mwarimu we nabintu uri kumva binuka, bigaragara ko mwarimu atari yakamubonye. Ati mwarimu, ati rwose ngiye ntabwo ndi kubyizera ko uyu mukobwa yaba yazanye ibyo bicupa mu ishuri. Mwarimu nawe yitegereje ku ruhande, yabonye wa mukobwa n'igifuka cyuzuyemo amacupa, arangije amubaza atari ko se wa mukobwa we, kuko ibyo ngibyo ni ibiki urimo kuzana hano? Atari ko se mwarimu we rwose uretse kundenganya, ati amacupa aranuka kuko ntabwo haba havuyemo amaji ndetse n'amazi. Ati rwose aya macupa mba nazanye, murabizi ko nta macupa ya plastique ajyamo inzoga, ati aya macupa aba yavuyemo amaji n'amazi. Ati gute mwambwira ko birimo kunuka? Ati kandi ikindi nanjye ntabwo ndi bubishyire mu class, ndaza kubishira hafi y'ishuri. Ati wa mukobwa rwose ugomba gutaha, ntabwo wakinjirana ibyo bintu muri iki kigo cyacu. Ati ugomba gutaha pe. Ati kandi ikindi nabura amafaranga bukiya watanze, twakuretse umunsi w'ejo gusa, uyu munsi ntabwo uri buze kwiga. Yo umukobwa disi byaramucanza buri cyakora, ahita aza yicara hano hanze, yicara inyuma y'ishuri nk'uko bisanzwe n'ubundi asanzwe abikora. Aravuga ati ndaza kwigira aha ngaha wana. Na aha ngaha igice cya mbere cy'iyi nkuru kirangirije, reka duhure mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru. Bye bye.